mago gushika wica umuntu amuroze wica umuntu amutemye wica umuntu amurasha amuhohoteye amaraso y'inzirakarengane uhora mu bitugu ropa remu nasina mosa ndoramba pamafenza ropa ra Joseph gotwera sara oya bongeye kukujomba ntacyo babatwara buriya akana bakuzoza bavuze ko bapfuye bashaka kutiwa kandi ariyo babikoze ngo ari bakazita ariyo muri Joseph n'ishami ry'igitikera cyane Joseph ntawati umeze nk'uko Imana ishaka iye anemoyo unofarwa na mwana aravuga ati kinyemeje ko mutari ntazi nimutahe muzagaruke muzajye gucura nibwo ndamenya ko mutari ntazi chinonduza kuti amusima spice chidzokere kuba kwenyu munodzokanela kuponi mwana wa nyina asi akanga asuwa ibiryo birashira chikafu chaka bagiye guhaha ati mugende yavuga ati ntabwo bahungana bagiye mugende avuga ati ntabwo twagenda yaravuze muri tazana gucura akati tofana kwenda ntazagucibye pesera kuti ahazo tiona abonye bagiye kwicwa n'inzara avuga ati ngabani mu mujyano abona kuti ariko Juda aramusinyira avuga ati ndamusinyiye kuti ininda naramuka atagarutse akasazo abana banjye bose uzabica abana bangu wese umwana wanjye ari mu mujyano dore mukuru yarapfuye n'umuntu acyamurira wangu naramuka kizi cyaba imbizi zanjye zajya ikuzimu mbabaye ndichatopinda muguva ndichindakasama kanihute regaindi abva aonawo Benjamin aravuga ati se uyu niwe murumuna wanjye ndomuningina wenyu here umwana wanjye Imana iguhumugisha kuti mwana wangu uropafadzwa watereka ko baha ibiryo ariko bakuba gatanu ibyaba rumuna by'abakuru babo baha Benjamin inshuro 5 Benjamin akapewa times 5 ngo maze kurya apedza kurya nibwo cya gikombe cyagiyemo barakijyana arihuta ndo pakaiswa mukombe weyabva aenda nawo noneho rero ngo umugore bajya kugarura cya gikombe cya shebuja uyapanda udzorera mukombe wa baba bagisanga mu isaho ya Benjamin kuona kuti mukombe wanga baravuga ati uyu wakoze icyaha turamujyana cyo kwimbata ya shebuja kuti uyu takutomudzosa akunogarira iko baravuga ati turapfuye turashize yakobo turamuturuka he Benjamin chaswa pamberi pa Jacob tichitangira papizwa tasiyana twese aho duhereye kuti toreitese togarira ikoko ngo bageze imbere ya Yosefu rero baswa pamberi pa Joseph Yosefu arabakabwira ati sinavuga ubwa mbere navuze ko muri ntasi chekutana uza kuti muri maspice muri n'abazungu chechitu muri mbavu igikombe cyanjye mwakinde n'abahaye n'ibiryo tarisaida kuba chikafu matora mukombe wangu ngo Yuda arahaguruka Juda akasimu aravuga ati mwebwe mutahe kuti imimi ndai bafunga umujura regai bachengete aba ngo bakajya akaya Amaraso ya mukuru wacu twahemukiye ngo bakayivuga mu rurimi rw'uruheburayo bazi ko atagumva Amaraso yazafata ukozeho nukuri kose abantu bamenye Amaraso azabagendaho mpaka abantu bese kiretse niba turi ibyaha bakihana naho nimutihana Amaraso y'umuntu akuri inyuma ropa remunuro akadere kumashure mago gushika wica umuntu amuroze wica umuntu amutemye wica umuntu amurasha amuhohoteye Amaraso y'inzirakarengane uhora mu bitugu ropa remu nasina mosa ndoramba pamafenza ropa ra Joseph bashaka kugira kiyumanganya achitara muchati mutungamiri nyemera kumpa amatwi nyumve nditebereho ati twakubwiye ko twavuze turi 12 takuza kutakaberwa turi 12 umurumuna w'uyu mwana yarapfuye munini nawe uyu akafa none data yizinze ku bugingo bwa data n'ubw'uyu mwana bwari buhanye kura kuti upenyu ababa ntabwo twatinze kuza guhaha data yaramutwimye uri pamwe chete takanonoka kudzora kandi natinze mwishingiye ko wenda kasiya nawo sai mukagize icyaba data n'icabana banje bose bakaita dambudziko rinotika pano mwana uya cyangwa indikana ndazo mwana bahari data yahita apfa basina mwana uyu ntabwo nshaka kubona ibyago bizaba kuri data andidi kuona ntabwo cyangwa mwanya we as inini chinditora mundi ure kumwana tahasange Mose ya mwana wenda kuloba ngo bakibivuga achibotara izozvo Yosefu ngo abanyegiputa mwese ni mu mpunge kuti ma Egyptian messages kwa ndi mwanya yagaraba ngo ndi Yosefu ati ndini Joseph ndi Yosefu mwene so ndini Joseph ati ndi Yosefu mwene so ndini Joseph uwo mwagurishije makatengesa ubwo warebute ungatarisa sina atariko asi ati nimwirakabiri mimi musa ntacaha mwakoze mvu mukiranutsi apana ati nimwirakarire musazamurire ntacaha mwakoze apana chibi chamakati ahubwo Imana yarabakoresheje asimara akakushandisa kugira ngo inyohereze hano kuti ndiuye pano naje mu mugambi w'Imana ndakamurongo kugira ngo mwakire inzara mutazapfa
uzapfa kuti musazohura nenzara ugende mubwira data ngo imime ndemauza umwana baba wawe Yosefu aracyahari kuti mwana wako Joseph Imana achimbe yavuze na Farawo kuti akaitwa ati ikiganza byawe bikuta n'ibyawe zvese zvakanaka ati rukanguse muhobene ewe kukurumidza ingawe timonesa Yosefu aracyahari mwana Joseph haleluya umuntu umeze umutima ufite umutima umeze nk'Imana ane moyo amatiku yarakumaze uhura n'umuntu ukareba hasi batagusuhuza ngo grudges akawana mauri yarakubuza ubundi sura amata iwe akakutara uri nako n'abantu bose bayakunda nanjye nkusinya kunda kakaudu ine vanhu vese ntaburi Yesu na Yesu baramuneguye ausikana Jesu nyangwe Jesu aitoshoka ugabanya inzika n'amatiku nzikisai magrudges nige kubabarira chidzidzai kuregerera Mika 6 umurongo wa 6 muna Mika 6 mwana w'umuntu we kuti mwana wemunhu yakwereka ikintu cyaricyo wakangati Uwiteka gushakaho mwari zvada kwauri ukora ibyo gukiranuka kuita zvinhu zvekururama kugendana n'Imana yawe ikinya bugufi nekufambidza Mwari wakazvininipisa nekuda kuregerera wabarira abantu babahemukiye regerai wabarira vakakutadzirai abanzi banyu regerai wabarira abantu vavengerei babahohoteye regerai vakakutadzirai vakakutadzirai Yosefu ngo mwizingwa rya Yosefu Iye ni Joseph. umutware wa bene se kuko ukuboko kwe kwari gushoboye kwica bene nyina ariko bagirira neza nekuti ruoko rwake rwafanisa kuuraya vanin'ina vake but rwakaita zvakanaka ngo byaraduze tweko bapfuye azatwica kuti abanyabyaha rero iteka rwose ntibizera imbabazi ntacyo wakora ngo babone ko wamubabariye babanza vanorava nemwoyo atapfuye azatwica vatatiuraya ngo biramubwira ngo data akiriho baba pangari ngo yaravuze ngo babone abagaragu bawe icyaha bagukoreye kuti chiregerei varanda vako Yosefu ngo ararira Joseph akamuhora no kuwiteka kutonga aravuga ati ndekwamwana muhumure nyararai ndamumya kubahana ibiryo n'abana banyu batoya ndicharamba chikupa chikafa chete nevana venyu muhumure nzabagirira neza ntacyo nzaba chakuitira zvakanaka nimuhana imbabazi regereranai nimuhoke nimubabarire abantu b'Imana nimurenge bya bindi chidarika nimushaka umutware kana uda gukiranuka tungamiri unofana kururama reka dusenge natwara umwanya mwinshi bababarire regai tinamate turarangije ijambo ry'Imana tapedza shofar intego y'umunsi ni ugukorera Imana igushima kushandira Mwari nukorera Imana itagushima ukashandira uzarangiza nayo wabu yaravuze ngo nawe bansuzuguye uzabonera igihugu kuti apana uyo akandisora achaona reka dusenge Imana katwinginge umushumba wacu azadufasha gusenga ariko umuntu wese wumva hari icyo abwira Imana haguruke kana pane chanokwanisa abwira Imana ukuri simuka udze Mwari ntabwo ari kubabarira ukugiriye nabi auna utadzere kuregera kamere yawe ntabwo ikubwira ko ngo burya ngo nukwishingira igiti ngo ntibakagusuzugure reka da ujye wihangana worohe unofanira ujye usa na Dawidi yaravuze ngo ifananaye na David umukungugu ndi umunyorogoto ndi imbaraga sa kandi ari umunyamaboko iye angane maboko mwabuke dusenge Imana ngo twasengana Imana simukaye kugira ngo umushumba wungirije adufashe kwinginga Imana kuti batse kunyengetera igitare cy'Imana reka ngungireho ubw'imbabazi zawe kera waramenye none ubu ishema kunamata Mwari. Umuntu akorera umusaza witwa Oyedebo muri Nigeria. Pane Oyedebo ku Nigeria. Akunda kubwiriza yarangiza anoparidza kana apedza akavuga ati abantu bashaka gusengerwa Imana bihute. Kuti abantu bada kunamatirwa Mwari ngabakasike. Ijambo buri muntu wese yaryumvise. Shoko umuntu wese arinzwa. Uzi impamvu ugomba gusengerwa. Unoziba sei unofana unamatirwa. Niba wabyumva
kana washinzwa kurumidza iti kuna matire tera intambwe uzana imbere idai step uye pambere wihuta nekukasika kugira ngo imibanire yawe n'Imana kuti relationship yako na Mwari yongere ibe myiza iitwe zvakanaka ihute kurumidzai ihute dusenge n'Imana kurumidzai tinamate Mwari Mwari bagirire neza abihuse Mwari ngakuitire zvakanaka ihute dusenga n'Imana kaskai kurumidzai ntabwo ndi usubiremo ibyo yavuze izokorotse zvataura byinshi cyane ataura zvakawanda kandi numvise bifata ahantu henshi cyane uyendanzwa kuti zvirubata icyo umutima wawe wumvise chanzwikwa ukumva ugomba gusengerwa Imana uchinzwa kuti ndakunamatira ihute usengerwe Imana kurumidzai unamatira kugira ngo Imana yongere ikugirire neza Mwari vakuitirewo zvakanaka wongere ugarure umugisha wawe udzosererwe pabvatso rako abakozi b'Imana begere hariya regai tikumbirwe varanda Mwari vauye basengere aba bantu bapfukana vanamatire vanhu ava abapasiteri n'abarimu tokumbira Mwari wautas tubasengere Imana birashoboka kusigaye zvinokwanisa kuti ukaba ugishidikanya pamwe uri kudhauta nawe tera intambwe tugusengere ewe uya tikunamatire kadusenge Mana yacu Mwari wedu Mana igira neza Mwari munoitawo zvakanaka urukundo rwawe ruruta urwa Dawidi rudo rwenyu runodarika rwa David urukundo rwawe ruruta urwa Yosefu rudo rwenyu runodarika rwa Josefu urukundo rwawe twarubonye muri Yesu Kristo rudo rwenyu rwatakaona muna Jesu Kristu wemeye akajya ku musaraba akabvuma akaenda pamuchinjikwa akamena amaraso ye kubw'abanyabyaha apa adaura ropa rakubudikidza neatanzi akamena amaraso ye kubw'abamugambaniye apa adaura ropa pamusoro ari pevakamutengesa ku musaraba arababwira ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. varegerere nekuti havasi kuziva zvavari kuita Mana yacu Mwari wedu aba bantu bari imbere yawe vanhu vari pamberi penyu kandi barapfukamye vapfugama barashaka kongera kugira imibanire nawe varida kuita ukama kandi imibanire myiza ukama hari aho wakanaka bagiye kure yawe pane pavakaenda hari aho kure bakoze ibyaha pane pavakatadza kandi ibyo ngibyo byarakubabaje izvo zvakakurwadzisai ariko barashaka nabo asi varida kuti kugukorera kugira ngo bazahembwe neza irai kuti kandi vazopiwa barashaka kugukorera uye vada kushandirai baba Mana yacu bababarire Mwari wedu varegerere turabasengeye mu tinovanyengetera izina ryawe Yesu zita renyu Jesu ubagarukeho kuri uyu munsi zidzokai kwavari kandi ibyo pasi batakaje bongere babibone vakarasikirwa Mana ngazvidzoswe y'Aburahamu Mwari waAbhurahamu tubasenze mu rukundo rwawe rubazenguruke tinonamata kuti rudo kandi rwenyu kuri uyu munsi kuva kuri uyu munsi zuva ranhasi kutanga no zuva kuri ranhasi bahindure vashandutse kugira ngo ubagirire neza timuvaitiro baho umugisha data vapero pafatso bazarangize nk'uko ba Yosefu barangize vosopedzawo sezvakapeswa bazarangize nk'uko ba Yosuwa barangize apesa vanhu bambika imbaraga cyane mwuka wawe wera bayobore buri munsi nemutsverengawo turagushimiye papa tinokutendai baba turagushimiye ko byumvise tinokutenda nekuti mazvinzi icyubahiro ni icyawe rukudzwa mu ngaruverwe izina ryawe kandi Mana zita ubu bwoko bwawe bwasigaye buhagaze Jehovha nevasara n'abasigaye bicaye mu myanya yawe uye navasi Uwiteka niwe umenya imitima ukayirondora unoziva myoyo yevanhu turasenze mu izina rya Yesu tinonamata muzita raJesu ngo niba hari umwuka mubi watumye umuntu yinangira kana pane mweya wakaipa turasenze ngo umwuka mubi utsindwe mu izina rya Yesu tinorayira mweya wakaipa muzita turasenze ngo bagirire neza tinonamata mu izina rya Yesu Kristo zita raJesu ibyo byaha twumvise byose kuti zvitadzo zvese Mana utugirire neza tiitire kugira zvakanaka ngo iteraniro nk'iri
kuti ungano buri muntu sende wese umusange umwene mumwe mushanye Mwuka wera akomeza amwigisha yamucene arambe igikwiriye gukorwa achivatsanangura tubasabiye agakiza bose tinovakumbira kuponeswa kandi abo wagahaye uye vamakapa kuponeswa tubasabye mugakomeze tokumbira kuti musebese turagushimiye data tinokutendai baba tubasabye twizeye mu izina rya Yesu tinozvinyengeta chikumbira muzita rajesu amen turasabye ngo abarwayi basigare bahagaze tokumbirawo vari kurwara varambe vakamira abarwayi bahagarare vari kurwara rambai kugira makamira ngo tubasengere Imana kuti tikunyengetere kuna Mwari Imana ibakize kuti Mwari vakuponesei. Data wa twese mu izina rya Yesu wowe ufite gukiza ndimi mune kuponesa mu rugo rwenyu isaha turasabye ngo aba bene data bashiki bacu bahagaze ikiganza cyawe kibakoreho urugo rwenyu utegeke gusa uri mu ijuru bitegekeke turatura gukira kuri bo mu izina rya Yesu Kristo ibibababaza byose uburwayi bwo ari bwo bwose aho bwakomotse hose twatuye gukira ku bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo reka bazagaruke hano bashima izina ryawe bavuga imbaraga zawe bavuga imirimo n'ibitangaza ukora bahabwa mu bandi kuri umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe turagushimiye Mana uherekera kose wowe wababariraga ibyaha wagukizaga n'uburwayi ukuboko kwawe ntabwo kwaheze mu rugo rw'ukiza n'ubu uracyakora ibitangaza turakwizeye kubakijije turakwizeye kubikoze abatari hano barwariye mu ngo zabo abari mu bitaro bitandukanye abarinzwe n'umubiri bose abizera bose tubatureho gukira kuri iyi saha mu izina rya Yesu turabishimiye kubyumvisha kandi bikoze tinokutenda nekuti mazvinzwa uye mazvita muzita raBaba Jesu Kristu.